bavuye gukingiza nzamba iyo mbabonye nzanezerwa cyane nje ntaho ntazanigira imirimo y'Imana iyo abamama bavuye gukingiza bagize gutya bashoreranye ari batatu bashizeho ka kantu k'umweru bamama bateze ibitenge akagenda neza agaheka gutya yambaye ipantaro azaba amafuti nini pantaro simeze gute agaheka ntumenye ni umugore n'umugabo ukareba atano natuzana ibyo mu cyaro twege turabo mu mujyi murabo mu mujyi Bibiliya yo ntizihinduka kuri televiziyo y'u Rwanda naratangaye bavandimwe ijambo ry'Imana naratangaye nakurikiye televiziyo y'u Rwanda baravuga ngo imanza zagatanya ngo zikubye inshuro 60 mu buzima bwawe Imana yateguye amalitro y'amazi uzanywa na amalitro ni kukunda n'ubushera ni wa umusururu uzanywa mu buzima bwawe icyo kigega kirahari mu mibari yayo izo litro ntizizagabanuka oya kandi umunsi zizarangira tuzavuga ngo hari indi litro irengaho muzenguruke bucece narimbabwiye ngo abantu bari mu kubuza Imana gukora muzenguruke ariko mucecetse mutavuga mutumvikanishijwe nimwumvira amabwiriza ijambo ry'Imana rivuga narimbabwiye ngo Imana ntizihinduka Imana ntihinduka yewe uko yahoze ni kwiri kandi ni kwizaho iteka ryose icyo yahoze yanga na nubira cyanga uwo yahoze ikunda ni wowe na nubira gukunda uyu munsi ni wowe shikama komera urugendo ruhari nubwo ubutayu bwaramba ariko igihugu kirahari tuzaja mu ijuru kuryakira turagusabye Imana kugira ngo rize kuba nka za mbuto nziza zaguye mu butaka bwiza hanyuma zikera izindi mbuto duheje imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu duhagaritse satani w'umujura turagusabye ngo Umwuka wera aze kubana natwe kandi ari kumwe nawe utangira ndetse no gusoza imitima yacu ifungukire kumva ijambo ryawe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu amen. Karibu. Yesu ashimwe. Uko twatangiye tubivuga mu masaha yatambutse dushima Imana yatwemereye kuba hano mu Kinigi twarabyifuje bijyana n'icyifuzo cy'umuyobozi uyobora hano abitubwiye twumva ni ngombwa ijambo ry'Imana tuzakuganira bijyana n'insinzi ikomoka mu kumvira murangurikiye insinzi ikomoka mu kumvira haleluya cyangwa se kunesha gukomoka mu kumvira kuko gutsinda ni kimwe no kunesha sibyo niryo jambo tuganira reka rero mbasabe dufate ibyanditswe byera za Bibiliya zacu dusome mu gitabo cya Yosuwa igice cya 6 soma igice cya 6 umurongo wa mbere turagera ku murongo wa 19 ni inkuru ndende ariko mu kuganira turayigira ngufi Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli nta wasohokaga kandi nta winjiraga Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho namwe ab'ingabo mwese muzenguruka umudugudu rimwe aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6 kandi abatambyi 7 bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku ku munsi wa 7 muzenguruka umudugudu 7 maze abatambyi bavuza amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo abantu bose bazavugire icyarimwe baranguruye amajwi yabo
inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke. Abantu bose bazurire, umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arababwira ati, nimuheke isanduku y'isezerano. Abatambyi 7 bajyane amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'isezerano y'Uwiteka. Maze abwira abantu ati, nimuhite muzenguruka umudugudu, n'abafite intwaro nabo bahite bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka. Nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama, banyura imbere y'Uwiteka bayavuza. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka barayibakurikiza. Abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ab'inyuma bakurikira isanduku b'abatambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane. Ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira nti, nimurangurura amajwi muzahereko muvuge. Nuko azengurukana isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bararamo. Nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare. Abatambyi baheka isanduku y'Uwiteka, n'abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka. Bakomeza kugenda bayavuza, maze abafite intwaro bajya imbere, ab'inyuma bakurikira isanduku y'Uwiteka. Bagenda bavuza amahembe. Ku munsi wa 2 bazenguruka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo. Bagenda batyo iminsi 6. Ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6. Ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje ku nshuro ya 7, abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati, nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu. Amen. Haleluya. Kunesha bikomoka mu kumvira. Intsinzi ikomoka mu kumvira amabwiriza. Naratangaye kuva nakiriye agakiza, nasomye Bibiliya inshuro nayisomye ngahera mu itangiriro nkageza mu byahishuwe mu gice cya nyuma, ni inshuro 6. Ntabwo ari nishi. Ariko icyantangaje nshatse kubabwira, muri iyi minsi ishize mike cyane, mu kwezi gushize niho Imana yongeye kunigisha. Haleluya. Numva ibintu byose gutsinda kose kuva mu kumvira amabwiriza. Haleluya. Iki gitabo cya Yosuwa nari naragisomye, ndongera ndagisoma umurongo ku murongo, izo nshuro nababwiye, naho kugenda nasoma igitabo kimwe ibyo ni kenshi sinababwira ngo n'inshuro zimeze gutya. Ariko Bibiliya ni igitabo cyiza, ihora inigisha nkiga nkunguka. Haleluya. Mose murabizi ko ari washoreye ubwoko bwa Israeli abakura mu Egiputa. Noneho baciye mu butayu babugiramo imyaka 40. Imyaka 40 ni imyaka myinshi.
ukunabaza umugabo ufite imyaka 40 hano mwasanga ari umuntu ukuze, hari no kubwira ngo afite 40 ukabona yashaje. Nuvuga ngo umuntu wavukiye mu butayu, barangije ubwo butayu bagera mu gihugu cy'isezerano, ari umuntu mukuru, ari umugabo cyangwa se umugore ukuze, imyaka 40 ni imyaka myinshi. Iyo myaka bayigize mu butayu kubwo kwisha amabwiriza. mu nkurikire, haleluya. Mose yari umugabo twigiraho, abayobozi bigiraho cyane. Mose yari umugabo witonda, Mose yari umugabo w'ubwenge, Mose yari umugabo wumvira. Mose nta hantu Mose yagiraga intege nke, ariko umunsi umwe yagize intege nke, yica amabwiriza, bituma adatsinda nyabwo ngo agere ku ntsinzi ageze abantu mu gihugu cy'isezerano. Umunsi umwe ni kurya baza bavuga mu Kinyarwanda bakavuga ngo akamenyero kishiki, akamenyero kishi nkware, ibintu byo kumenyera. Mose muri ubwo butayu bagize mu iyo myaka narimbabwiye, umunsi hari umunsi bageze mu butayu, noneho Imana iramubwira ngo naci imbere y'urutare, afate yankoni akubita urutare, nuko ararukubite, hanyuma ruradudubiza amazi. Ubu bwoko bwose n'amatungo banywa amazi bashira inyota, bari mu butayu. Mose arabikora, fata inkoni akubise rwa rutare, ya nkoni mo yakubitishije inyanja itukura. Murankurikiye? Noneho abariyo yongera gukubita urutare ruzariki amazi. Noneho bageze mu butayu bwa Kadesh Barnea, batakira Mose, baramubwira ngo turashize inyota iratwishe. Abwira Imana, Imana iramubwira ngo genda unyura imbere y'urutare uhace, urubwire ngo warutare we dudubiza amazi. Niba yaratekereza gukora ikiganiro n'urutare ibuye, siko bimeze? Nje kuganira n'ibuye ndibwira ngo warutare we ko nosanga uri ampa amazi, nosanga uri mwarimu ampa amazi, ampa amazi, mbwira urutare. Yibuka icyo yigeze gukora mbere, niho nababwiye ngo akamenyero kishi nkware. Yibutse ibyo, arongera azana inkoni akubita rwa rutare, kandi Imana yari yamubwiye kurubwira, urubwira ijambo, urubwire ngo warutare we dudubiza amazi. Mose akora icyo yabwiwe mbere, kandi nacyo n'Imana yari kimubwiye mu gihe cyacu, kuko ikintu cyose kigira igihe cyacu. Haleluya. Hari igihe cyo kuvuga, hari n'igihe cyo gukubita urwo rutare ukarubwira ngo warutare we. Haleluya. Hari umwanya wo gusenga, hari umwanya wo kuririmba, hari umwanya wo kuganira, hari umwanya, hari ikintu cyose n'igihe cyacu. Noneho akubise rwa rutare, kandi Imana yamubwiye. Imana, haleluya. Iyo ngeze aha, hariho ijambo ry'ururimi rw'amahanga, niho nza numva rivuga neza cyane. Imana yanga kumutrayire. Kumutrayire ni nko kumutererana, nimba ariko navuga nicyo gituma Imana yanga kumutrayire, yanga kumukoza isoni. Iyi Imana iza kumukoza isoni hano, amazi ntaze, uru rutare ntiruzana amazi, bari kumwikiraho. Murankurikiye? Taho kugira ngo abantu aribo bamwica, reka mbaha amazi abantu banywe n'amatungo yabo. Mose utumviye ari uzagwa mu butayu, nico kandi nzagera aho nkababara. Mose yarakwiye kugera mu gihugu, ariko Imana titwayibaza ngo kuki, nuko nyine Mose yisha amabwiriza. Imana iramubwira ngo kuko ukoze ibyo baha amazi, ariko igihugu uzakireba ariko ntuzakigeramo. Mose arakomeza urugendo, bava muri ubwo butayu, bageze Horebu. Noneho Imana iramubwira ngo zamuka umusozi nkwereka igihugu. Arazamuka, aramubwira ngo igihugu ngiki kiri imbere yawe, kirebe ni cyiza. Haleluya. Ariko ntuzakigeramo kuko wagize gute, wisha amabwiriza. Kirebe. Nuko arakireba,
haleluya. Iyo urebye ibintu Mose yakoze nicyo cyamutsinze, Yesu yadukoreye ibintu bikomeye cyane, haleluya. Kuko twe ntitwakwigera kuri Mose. Igihugu ngiki uwo munsi Imana igira gute? Iramujyana, iramushingura. Tibigeze Israeli ntibigeze babona n'intumbi ya Mose, kuko ibyiringiro bari bamufitiye, kwizera bari bamufitiye, iyo baza kubona intumbi ye benshi bari gupfa. Imana kuko izi umuntu iramushingura yonyine, hanyuma ibwira Yosuwa aya magambo. Irasanga Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa we, ngo shikama. Iramubika. Imana iza kubika Mose, nta wundi muntu Imana yabitse. Imana isanga Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa we, shikama, komera. Mose umugaragu wanje yarapfuye, nta kihari. Shikama, komera, koko komera. Iyo usomye muri icyo gice cya mbere kiza kivuga amagambo akankomeza cyane. Shikama, komera, koko komera. Haleluya. Uyu munsi ni wowe, shikama, komera, koko komera. Urugendo ruhari, nubwo ubutayu bwaramba, ariko igihugu kirahari, tuzaja mu ijuru. Ngaza cya mbere Imana yakoranye na Yosuwa. Turi kumwe neza? Haleluya. Bwira abantu biyeze. Nyuma yo kwiyeza, noneho nyuma y'iminsi 3 tuzambuka Yorodani. Kandi ngo cyari gihe cy'imyuzure. Iyo usomye Bibiliya ugasoma n'ibitabo bigenzura byigisha Bibiliya, cyari gihe cy'imyuzure. Amazi ya Yorodani yari hejuru cyane, yo ari gihe cy'imyuzure. Niba twavuga ngo ni muri ya mvura, imvura nishiriye tuyita yihe hani wacu, imvura cyagiye cy'imvura ni umuhindo, ni tumba, ni yihe. Cyagiye imigezi izayuzura, cyagiye imisozi izigira gute. Noneho Imana iramubwira ngo wowe ubwira abatambyi. Haleluya, haleluya, mungurikire. Haleluya. Ku nyanja itukura Imana yabwiye Mose ngo zani rambura inkoni hejuru y'amazi. Ariko ahangaha kuri Yorodani muzamumva ibintu uko bitandukana gato. Haleluya. Hanyuma ndababaza se ninde wari wizeye ahangaha? Bwira abatambyi baheke isanduku ry'isezerano. Niki Imana yabwiye Yosuwa. Iramubwira ngo bwira abatambyi baheke isanduku ry'isezerano, hanyuma bamanura ibirenge muri Yorodani. Tanziri yayigaragara, hakurya ku nyanja itukura hagaragaye inzira. Amazi amajya hepfo, andajya haruguru. Kuri Yorodani siko byagenze. Kuri Yorodani Imana yabwiye Yosuwa ngo babwire bamanura ibirenge, babe gusa bikoreye isanduku ry'isezerano. Hanyuma bamanura ibirenge mu mazi ya Yorodani, amazi arabaha inzira. Duhimana icyubahiro. Haleluya. Bamanura ibirenge gusa muri Yorodani, bahetse isanduku ry'isezerano, hanyuma barebe gukora kw'Imana. Jureba wumvire gusa, hanyuma urebe gukora kw'Imana. Data aracyakora. Hari abantu baza bagira ngo Imana, ngo imbaraga z'Imana zaragabanutse. Oya, reba gusa wewe kuri ko wumvira amabwiriza guhaye, hanyuma nayo dore ntigira ideni, irakora. Barumva bamanura, noneho babatambyi bahetse rya sanduku ry'isezerano, bagikoza ibirenge byabo, nuko bagishora ibirenge aho mu mazi ya Yorodani, amazi abahinzira. Haleluya. Amazi abahinzira. Noneho ngo amazi ngo abibirundo, biragaragara abantu bari kure barabirangiza, byabaye ibirundo. Haleluya. Amazi abikirundo, ayo haruguru abikirundo kiragaragara, ayo hepfo aratera, barambuka. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo babwire abahagarara imiryango 12 batora amabuye, buri wese ibuye rimwe, nibambuka. Nuko bambutse ngo bayashira ahantu, baravuga ngo muyarunde hamwe, abana banyu nibazabaza muzababwire ngo dore ngaha aho twambukiye. Haleluya. Nibazabaza muzababwire ngo dore ngaha
dore ngaha aho twambukiye barambuka. Haleluya. Se kongiye gutinda kandi na afite aho mshaka ko matuja gutinda. Haleluya. Barambuka bambukiye igirugari. Simvuga igirugari habaye ibintu birindwi bishyashya, niho Manu yashiriye, noneho batangira kurya umwero w'igihugu. Turajyanye si ibindi reka ntambuke. Baragenda bagera, noneho bageze i Yeriko. I Yeriko bumvise ibyabaye, batangira gutinya. Abisirayeli baje n'ibitangaza Imana ihayikora. Inkike z'i Yeriko, Yeriko hari hagoteshejwe inkike. Iyo nkike Yeriko kimugire ngo ni utudupango tugenda tukubaka, washiraho amatafari angahe ya rukarakara, noneho ushizeho angaha ari y'impunyu ahiye, muyita yahe ari abatwise impunyu. Sawa, narigize Kinyarwanda mu Rwanda twari ko tubivuga n'abari bapaseri twazanye. Hagenda akarere agahugu n'umuco wako. Ikinyarwanda burya kigenda kigira ukumwaharaho mwogera mwavuga bakavuga ati bareko baravuga ibiki, n'uruhe rurimi bavuga. Haleluya. Yeriko wari umurwa bakinze, bari bariteguye, barabati tuzakinge, bazamenera dukinge tu. Bari barasitotse ibyo kurya, nuko baguwe neza, bari indani bafite ubwoba. Ariko reka mbabwire ngo ntabwo bari baribukishije impunyu cyangwa amabuye iribuye bagereka kurindi, bari barubase ibikuta bikomeye cyane cyane cyane. Haleluya. Cyane, kuko igikuta, umubyimba w'igikuta ko muranumva, umubyimba nimvuga umubyimba w'igikuta murabumva. Epesere ni sawa, murakoze cyane. Iri epesere igari rikurura ryagombaga guca no hejuru y'igikuta. Bivuga mu yandi magambo wari nk'umuhanda, ariko cyose ari iki, ari igikuta. Amarembo akinze ntaho bari kunyura, ariko gukora kw'Imana. Haleluya. Imana irababwira ngo muze mwumva kandi mwumvire. Ngo abanze kumvira bazagira gute? Ninde usiwe waririmbye? Subira muri kagatero kamwe akaririmbe neza uko mwaririmbye. Icyara uririmba wicaye. Uzahezwa hanze kuko nta mpamvu ni mwizumvikana keretse ko wakijijwe. Ngo niwanga kumva uzahezwa iki? Uzahera hanze. Yeriko. Haleluya. Ese nta ntebe ufite? Nkunda gutanga ingero, bahagurukura cyaro. Isubiza iyo bafure hano, yishire hari hagati. Wose nkubangamira bawicaye hari hagatoya. Yeriko turajyanye. Haleluya. Yeriko Imana irababwira ngo wewe gusuzenguruke. Ariko abona namwe no mu bitekerezo, ese kumbaye nzenguruka gute? Iyi bafu yonyegagegara mu buryo bw'abantu ko murabona byashoboka, ariko Imana yavuze. Haleluya. Imana irababwira ngo mwumve, Imana igira n'imibari. Imana igira n'imibari. Wowe usiyo wumvi uwo mubari w'Imana, Imana irakora. Muzazenguruke ziriya nkike zimeze kuriya, muzenguruke gusa. Umurongo, soma umurongo wa 10 pastor. Mukurikira uwo murongo wa 10. Cyagice cya gatandatu, umurongo wa 10. Kandi muzenguruke mucecetse, niryo jambo niryo nkurikiye. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, yego ntimusakuze cyane. Hagarara, ntimusakuze cyane. Ngo mugire gute kandi? Ngo ijwi ryanyu ryumvikane. Ntimusakuze cyane, ngo ijwi ryanyu rigire gute? Ryumvikane.
ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu ceceka haleluya wowe ceceka ntuvuge ntiwumvikanishe ijwi ceceka kora icyo Imana ivuze kora icyo Imana igutegetse hanyuma kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurura amajwi icara haleluya 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 muzenguruke utumvikanisha ijwi mucecetse kugeza ku munsi nzababwirira ngo nimurangurure haleluya kandi umunsi wa mbere muzazenguruka iminsi ngahe 7 umunsi wa mbere muzazenguruka inshuro imwe nimurangiza mutahe ku munsi wa kabiri muzenguruka inshuro imwe mugire gute ku munsi wa gatatu muzenguruka inshuro imwe hanyuma musubire hariya mu ngano ku munsi wa gatanu nuko no ku munsi wa gatandatu ku munsi wa karindwi muzazenguruka inshuro 7 uko gako nabereka amabwiriza bari ko bahabwa mwumvise icyo mbaye mbabwira aya ni amabwiriza barimo bahabwa bishemwe ibwirizwa inkuta ntizari kuriduka kwica amabwiriza ububujije Imana gukora abantu bari mu kubuza Imana gukora barangiza bakabanga Imana ntigikora kandi ni wowe wayibujije gukora warangiza ukabanga Imana ntigikora Imana irakora ariko bisaba ngo wumvire amabwiriza yayo haleluya wumve ikikubwiye utega amatwi neza hari abantu bavuga ngo Imana akavuga ngo ariko ngo nimba Imana izivuga ngo niba Imana izivuga indiza yitiranya ngo ninzobe ndibona ukuntu uhagurutse umuntu umwe hano kabwira ngo ese uyu muntu arasa gute ushobora kuvuga ngo ni igikara undi akavuga ngo ni inzobe agera akavuga ngo ni imibiri yombi Imana ese uyu mwenda no muri esthétique mu isomo rimwe ryigwa mu wa 3 secondaire bazavuga ngo ese uyu mwenda urasute uko bamwe uyu mwenda ushobora kuvuga ngo ntabwo ari umutuku ntabwo siko bigenda ngende ndi kubona burya umuntu aba yavuga uko areba n'amaso ye umuntu akavuga uko atekereza n'ubwenge bwe kera kuko ariko Imana yo haleluya 2 ni 2 3 ni 3 tizivuga ngo urabona ngo nabonye nyine ngo umuntu ngo nimba Imana izivuga ngo ni kanaka wa kanaka na kanaka Imana witwa nde yego Clarissa Imana yari izi ko Clarissa azabaho akitwa Clarissa sekuruza wa Clarissa atarabaho uzi sogokuru na sekuru atarabaho n'imfatiro z'u Rwanda zitarabaho yari izi ko umuryango nyarwanda uzabaho hagakomokamo umuryango uzabyara Clarissa uzakubyara nawe imibare y'Imana haleluya haleluya mu buzima bwawe Imana yateguye amalitro y'amazi uzanywa ni kukunda n'ubushera ni wa musururu umusururu uzanywa mu buzima bwawe icyo kigega kirahari mu mibari yayo izo litro ntizizagabanuka oya kandi umunsi zizarangira tuzavuga ngo hari indi litro irengaho mumbere Imana icyubahiro Imana amen mu mibari yayo izi n'ubugari niba ukunda ubugari izi ngo n'ubugari uzarya niba ni stock y'ubugari uzarya umunsi uzatibuka ku bwa nyuma nta bundi uziyo oya naho bizaba birangiye mu mibari y'Imana haleluya haleluya muzenguruke bucece nari mbabwiye ngo abantu bari mu kubuza Imana gukora muzenguruke ariko mucecetse mutavuga mutumvikanisha ijwi hari abantu barimo kumvikanisha ijwi igihe cyo guceceka abantu bakavuga mu bintu maze kugenzura mu minsi
mu bintu maze kugenzura ntababwira ngo ni mu minsi imeze mu minsi nabaye kuvuga ngo reka nkurikirane iki kintu. Ururimi rumaze abantu pepe kandi bugiye kurimbura abantu. Ururimi ako kantu kangana gatyo karanahishe ariko ngo kakirarira kazi guca kamanze ngaruke. Ku munsi wa 7 muzazenguruka inshuro zingahe? Ntibarazana nibura n'akakantu ese iyo bahe baje gusenya n'inyundo bakoresha nta wigeze azana inyundo ngo akozeho, nta wigeze azana n'agati ngo asharatureho yasimire hagati zifata cyangwa bya bindi bifata ibuye ngo abe nkukuraho gatowe. Dore bari ko bagira gucya gusa. Imana yavuze imoko umunsi wa 7 ngaho bazenguruke bagire 7 Imana no kujiro no niko niyagera kujiro 7 amaze Imana ikore. Kunshuro ya 7 zankike zikomeye kurya abantu b'Yeriko bari biringiye zose hasi. Nta wigeze aza gushaka inzira hariya, umuntu wese yuririra hari ko turajyana abikandagira hejuru. Murabizi ikintu cyari kikugoye kikarambarara no kuyikandagira hejuru kazabangura gatamvuka. Imana yakoze, data arakora kugeza ubu nanjye ndakora. Amen. Inkike zirariduka nushaka ubihuza na wa munsi wa Namani. Namani yari umugabo w'ingabo kandi yari intwari mu Basiriya, ariko umunsi aramubwira ngo genda ugende wibire muri Yorodani. Namani aravanga ariko amazi iwacu ni meza cyane kuruta Yorodani. Siko birivuga? Noneho haleluya. Iryo jambo rizanyemo ryatumanza kusigira irindi na rimwe. Noneho amazi iwacu ni meza cyane. Niko kubwira umuntu wa hano ngo aje kwibira muri Nyabarongo. Abaza bagera Kigali mubona amazi ya Nyabarongo kuntasa. Ko turajyana wahituba ngo reka amazi iwacu mu Kinigi, amazi atemba kwibuye akagaragaza ubwiza bwayo. Siko bimeze? Hari ahantu hamwe nake ni hehe ko mparibuka akantu hamwe nageze muri Kinogo mbona amazi kwibuye, amazi meza cyane, amazi umuntu nibuka kera nari nkiri umwana nigeze kuba bene aho ngaho washiko gahita utegurushi utari gutekereza ibindi banza amazi ya hano umuntu yahita atega urushi. Isiriya hari amazi meza, none ngo ngende nibire muri Yorodani amazi. Umugaragu aramwegera, nicyo gituma no kumva abantu boroheje. Ndiyagira umuntu muzanga buri wese uzumutega amatwi, nashaka abe yoroheje gute, nashaka abameze ate, nashaka abameze gute. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana ko yampaye iyo mpano kamenya nagera mu bakomeye nkaganira nabo ntaco bintwaye, nagera no muboroheje babakecuru bitwaza nuko ejo nafashe umukecuru abantu batwari kumubona barandebye. Noneho yagiye guhaguruka aho twari twicaye twari twatabaye, agiye gushinga inkoni mbona biranze nuko muba hafi ndamufata mbona abantu ko barandeba ndabandi niki nicyo dusabwa nejo nta munsi uraca hagati. Noneho ndamwe atariko mukecuru hari abagiye barahagarara umwanya hari tushoboye guhagarara, ubwo ndamufashe turahagaze ahubwo bari n'umuryango wawe tushobora guhagarara hari iyicarire hano hasi. Nuko arongera aricara mbona ndongera ndamufasha ndamuherekeza aricara. Aboroheje n'abakomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nari mbabwiye gute? Kunesha biva mu kumvira, gutsinda biva mu kumvira iki amabwiriza. Hano ani uriya muntu woroheje umwana ukora mu rugo iwe aramubwira ngo ariko abwira nyirabuja ati wacu hari amazi. Noneho Namani abyanze umugaragu wabari umubwira niho nari ngeze ariko iyo avuga ibintu bikomeye ntitwari kubikora ariko ugakira
kazwe kwenda gusa ukibira muri Yorodani. Naho umuntu w'Imana yari yamubwiye kangahe? 7. Namana atireka kangende nibiremo nuko nguko. Aragenda agezeyo turajyana aribira agarukamo umubiri kuri wa wundi ibibembe cyari ibibembe. Ubu Imana gari yavuze amabwiriza ni kangahe? Yagomba gukora 7. Umva icyo Imana ivuze. Niba Imana ikubwiye guceceka, ceceka kugeza ku munsi izakubwira kuvuga, uzavuge bazumve. Umunsi izakubwira kuvuga, abazakumva bose bazishima, kuko ijambo rivugiwe mu gihe cyaryo rinyura imitima, ariko ijambo ryose rivuzwe mu gihe kitari cyaryo rihinduka ribi. Haleluya. Namana aragenda ashitse muri Yorodani nuko aribiye uko nshuro ya 7 yibiye. Imana gimenya, ariko Imana nigita mwongere mutinye Imana. Nimushime Imana nyamana kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana yo mu ijuru, nimushime yashareye ubwoko bwayo mu butayu kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ndatangaye. Imana iri mu ijuru zimenya ngo kanaka ageze mu mazi avuyemo, kanaka ageze mu mazi avuyemo, ageze mu mazi namubwiye 7 ndasohoza icyo yavuze, ageze mu bwa 7 naje ndakoze. Bibiri ngo agiye kuvamo ngo avamo afite ngo umubiri wiwe ngo wabaye nk'umwana w'uruhinja. Ako ndata reka nkomeze hano. Iyo wumvira amabwiriza unesha imyumvire mibi. Murangurikiye? Iyo hari amabwiriza wo ukumvira amabwiriza imyumvire mibi, hari abantu benshi bamazwe n'imyumvire mibi. Uko bavuze ngo numvise nabi, yewe numvise nabi, numva nabi, kumva nabi nyine umva. Haba abantu bagira imyumvire mibi, ariko iyo wumvira amabwiriza imyumvire yawe iba mizima. Hari umudugudu umwe ngiye kubabwiraho, hanyuma mbabwire mu Baroma hagira dusoze. Hari umudugudu ngo ari mwiza cyane, mwumva imyuka mibi ukuntu zigenda. Usomye mu gitabo cy'Abami reka mbabwire soma muri icyo gitabo cya Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 14. Ninde usoma? Nta mama usoma? Nta mukobwa wasoma? Hagira uhaguruka some. Yego soma. Yego ugeze ku 16 mukurikire. Untegetse iki? Kwetura inkweto kuko aho ngaho ugeze ara Yosuwa umugaba w'ingabo uw'Imana yatoranije, akaba ari uvuga ngo niwe uzambusa abantu kiriya ubageze muri kiriya gihugu. Ariko umunsi umwe Imana iramusura hari mu gitondo cya kare. Imana nuko aramuvuga ngo nkora iki? Hari abantu batarabaza ngo ese nkora iki? Akaba mwitorera atarabaza n'Imana ngo ndakora iki mwitorera. Tibahaba akaba mwitorero ariko atarabaza Imana ngo nakora iki. Tunegere n'umusumba ngo ube tubone nje sinagirana n'abantu ngo ngirane n'abantu umwaka ntaramenya ngo uyu yakora iki, uyu yakora iki, uyu yakora iki. Tubishoboka? Ndambareba nkamenya ngo uyu yaba umupastor, uyu yaba umupastor, uriya uyu yayobora itsindiri niri. Kandi kubabwira mbele za Mungu. Umunsi ngo nari nyoboye itorero rimwe, nari nyoboye paruwase, noneho numva umutima urambwiye, bari bambwiye ngo bagiye kunimura
bambwiye ngo bagiye kunimura, ndababwira ngo sawa, ndimo nsenga nyine muri iyo minsi nitegura kwimuka. Ndareba muri korari y'urubyiruko nk'uko kwiye, mbonamo umusore umwe witwa Vincent, ariko ntimwamumenya, ntabwo aragera muri kano gace. Mubonye mbona niba ukwiye kuyobora iryo torero, kabona yuko umuvugizi ahita atuma y'umupastor, kandi ngiye nkumva ndahamanya n'umwuka w'Imana ambwira yuko Vincent ari we. Noneho mu iteraniro nk'uko ndavuga ngo reka musengere, ariko ni musengera amakuru barahita bahamagara umuvugizi bamubwire ngo jewe yimise umupastor, kandi se Pastor Eric arasetse abantu, ariko umutima urambwira ngo musengere. Noneho Imana ni igitangaza, mpita amuhamagara noneho amubwira ngo Vincent ngwino namwe bajyanama muze hano mbereke, turaja mu biro, tuje mu biro tugende, tuje mu biro turagenda shike ndamusengera mu biro n'abajyanama bangahe bari bahari, ndamusengera. Ndangije kumusengera nari nabonye akwiye kuyobora iryo torero, ndangije kumusengera nuko abajyanama nabo baratangara, ibintu biba nabati Imana yambwiye nuko bazamwimika, ariko ngiye namusengeye gusa kugira ngo Imana izasohoze icyo yavuze. Niwe wansimbuye muri iryo torero, ubwo nahise ngenda, bari bambaye ngewe urwandiko rwo kunimura, ariko iryo sengesho nsenze aho ngaho mu minsi mike ati Vincent ngurwo urwandiko bamutumye, ayoboye hahandi bataramurobanura. Nuko bukeye Vincent nta mugayo afite, tumurobanure, baramurobanura. Imana, haleluya. Haba imyumvire izirika abantu ikabahindura imbohe, bamwe bayikura mu babanjirije, abandi bakayikura mu miryango bakayinjiza mu itorero, abandi bakayikura mu baturanyi bakayinjiza mu itorero, akaba mu itorero. ariko abandi abantu ngazajya kubaza uko nguko yabakora umurimo uyu n'uyu mu itorero, akaja kubaza kanaka wundi utari no muri iryo torero ngo sanga hana abigira gute. Wabigira gute? Ibajije Imana nyiri umurimo. Haleluya. Jobundi Nyantanga kanza mbabwira tumwe na tumwe muza munatumenya, niho n'Imana izigira. Umwepiskope mukuru yari yadusuye ndi Nyantanga, numva umutima urambwiye ngo nsengera abadiyakoni tabinyujije no mu nama y'itorero. Aho kandi zabasengere ku cyumweru, numva ariko bije niwo munsi nasengeye representa kuba umudiyakoni Nyantanga. Uyu representa tuyoboye mbiranga representa araho umwepiskopi mukuru, ndavuga ngo numvise umutima wanje umfamiriza ngo ku cyumweru nzasengera abadiyakoni, kandi mu badiyakoni nzasengera ni Thomas, aba basore barimo Thomas mu Rwanda shaka ndayishimiye uriya regional mu Burasirazuba. Ariko kuko hari abajyanama b'ibigugu, ndavuga ati nubwo bidaciye mu nama y'itore mbivuze imbere y'umuvugizi wa Yebere, nuko nguko nyine yamaze gutanga ndasigara ngo barambwira ngo ibyo wavuze ni biki. Habaye ku cyumweru ndavuga ati sinababwiye ko tuzasengera abadiyakoni, ndabasengera. None se ubu bari he? Si bo batuyoboye? Mana, haleluya. Muza bashumba, muza mureba abantu muyoboye, usenga Imana, nabo Imana nibahishurira kugira icyo baze bakubwire ngo je numva nakuri. Ariko abanyarwanda twifata ashobora kutaza kukubwira, ariko kukusesengura umwuka w'Imana bayobora makuririya. Umunsi mwabona bamukubise hano batangare, nimba ari umwana w'umukobwa, nimba ari umusore, nimba ari umukecuru, niba Imana izikoresha n'abakecuru n'abasaza, baze barote
nibarota itorero rirubakwa. Haleluya. Hakabaga imyumvire rero izirika abantu. Yosuwa uwo mugabo w'ingabo aramubwira ngo kwetura inkweto, ntiyigeze atinda, zikuramo di, azikuramo azishyira hariya. Haleluya. Reka mvuge wa mudugudu nababwiye niho nsoreza. Hari umudugudu mwiza, ariko hakaba ikibazo. Umumama unyoye amazi yo muri uwo mudugudu, inkingo y'amazi yo muri uwo mudugudu ikarambura. Kandi umudugudu ni mwiza, ntibifuza kuwuvamo, bumva bawubamo, ariko ufite ikibazo. Hari ikibazo. Yewe muntu w'Imana, dore uzuhindura ibintu. Dore nugera hari ubutaka butera, ufate kuri ubwo butaka, uvuga ngo wa butaka we, mu izina rya Yesu tuvumuye ubu butaka, bahinge beze. Niba uyu mugore yarasutse inda kenshi, mubwire ngo mu izina rya Yesu uzara. Haleluya. Bagenda uzare, ibyo bibero bikikire, usubize ingobyi mu mugongo. Niba umukobwa yavuga ngo iwabo kibaza bakora ubukwe, iwabo baragumirwa, murambira ibiganza, mubwire bikore. Haleluya. Noneho abwira umukozi atariko ikibazo dufite n'amazi. Yebukaje yuko mu ijuru dufite Imana. Haleluya. Haleluya. Muzanire imperezo urwabza. Muzanire urwabza. Niko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga. Muzanire urwabza, muzane n'umunyu. Imana izikoresha ibintu bigayise kugira ngo ikoze isoni bya bindi byishyira hejuru. Haleluya. Bamba muzanire urwabza, bamuzanira n'umunyu. Bibiliya iravuga ngo muri umunyu. Murabizi ko muri umunyu? Bamuzanira umunyu. Urahari wewe? Bamuzanira umunyu, bamuzanira n'urwabza, ashiramo wa munyu, arangije aja ku isoko. Haleluya. Afata wa munyu amwisha mu isoko. Ngo kuva ubwo amazi yaharahumanuka, umudugudu urakira, ababyeyi barabyara, basubiza ingobyi mu mugongo, nuko amatungo arabyara. Uzi kubyaza inka ni byiza cyane. Bavuye gukingiza, nzamba iyo mbabonye nzanezerwa cyane. Nje ntaho ntazanigira imirimo y'Imana. Iyo abamama bavuye gukingiza, bagize gutya, bashoreranye ari batatu, bashizeho ka kantu k'umweru, bamama bateze ibitenge, akagenda neza. Aho navuze ngo bazaba bicurika, mwebwe muzabyirinde, agaheka gutya yambaye ipantaro, azaba amafuti. Ariko iyo yambaye igitenge, yagize neza, yateze kuko wateze. Noneho akarimba, ukabona nyine, ukabona reka noneho giho ngo afashe n'incuku kuboko, ukavanga Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Noneho abandi baje kubicurika, agaheka wa mwana yambaye ipantaro. Nini pantaro simeze gute? Agaheka, ntumenye ni umugore n'umugabo. Ukareba ata noneho tuzana ibyo mu cyaro, twebwe turabo mu mujyi, murabo mu mujyi. Bibiliya yo ntizihinduka. Bibiliya yo ntizihinduka ngigire ngo ibi nibyo mu mujyi, ngo ibi nibyo mu cyaro, ngo ibi nibya kera. Oya, umumama araheka, agaheka kizihirwa, yabafite yasubije ingobyi mu mugongo, akaberwa mu muhanda, n'abandi bamubona bakavuga ngo ni umumama araberewe. Haleluya. Ariko iyo yigize ukuntu, noneho abiza bibuku, reka ndeke kuvuga uko kuntu, ntabyo nshaka, reka mbireke. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ndabinginga bene data mu Baroma niho nsoreje, avuga ngo nuko mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Umurongo wa 2 avuga ngo kandi ngo ntimwishushanye nabiki gihe. Haleluya. Ntimwishushanye. Reka naho nsoreza, nimwumvira amabwiriza ijambo ry'Imana rivuga. Narimbabwiye ngo Imana ntizihinduka. Imana ntihinduka, yewe uko yahoze ni kwiri kandi ni kwizaho iteka ryose. Icyo yahoze yanga na nubira cyanga, uwo yahoze ikunda ni wowe na nubira gukunda. Haleluya. Wowe reba amabwiriza gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ntimwishushanye n'abiki gihe. Abaroma ibice 12 umurongo wa 2. Nuzabona abandi bishushanya gutyo, wowe uzabyange. Isi kiragana habi, isi nubigeze habi. Ejo nakurikiye amakuru
kuri televiziyo y'u Rwanda naratangaye bavandimwe ijambo ry'Imana naratangaye nakurikiye televiziyo y'u Rwanda baravuga ngo imanza za gatanya ngo zikubye inshuro 60. Narabikurikiye burya ari umwanya niyo nabonye umwanya ngakurikira televiziyo y'u Rwanda kugira ngo menye n'ibyifuzo nsengera ngakurikira n'amakuru radio Rwanda iyo nabonye akanya imanza za gatanya zitanya abagabo n'abagore ngo zari inshuro 60. none nariko mbwira madamu ndamubwira atariko isi dufite ikibazo mu Rwanda namubwira atariko none mureke dusenga Imana tariko ikibazo kirakomeye niba urumva niba zari igihumbi kandi zari 100 none zikubuze 60 mwumve namwe ibibazo dufite. Bibiri ngo nimwishushanye nabikigiye ngo nubona abandi ko baratana nawe uvuga ngo uratana. Haleluya. Nubona abandi ko baratana wowe shaka uburyo urugo rwawe rukomeza rukomere. Haleluya. Nubona abandi ko baratana ukagira umugisha wowe kubaka muri abana bacu b'abakobwa vuga ngo urugo rwanje ndarwubakira ku rufatiro nyarwo kandi urwo rufatiro ni Kristo. Ntabwo azagusiga hehe yasanze uri umukristo. Wubatse kuri Kristo azagusiga nibimushukaga akagusiga azagaruka natagaruka mureke wowe komera kuri Kristo. Reka dusenga Imana mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga kandi uko dusenga nuko uwumva hari imyuka akwiriye kunesha, hari imyumvire akwiriye kunesha, hari imikorere mibi akwiye kunesha, ahaguruke dusenga Imana.